tubaha ikaze inshuti bakunzi ba NGO TV twizere ko mukomeje kugira ibihe byiza cyane hagati aho kandi mukomeje no kwirinda icyorezo cya COVID-19. Uyu munsi rero tugiye kuganira byinshi cyane ku ikipe ya Sunrise, turaza kuganira ku mupira w'amaguru n'ubundi muri rusange. Ni nayo mpamvu turi kumwe n'umugabo ufite byinshi azi mu ikipe ya Sunrise, ni team manager w'ikipe, ariko ntabwo yatangiye ari team manager w'ikipe, ayimaze imyaka 4 kuva ikipe yava irwamagana ikagera mu karere ka Nyagatare. Yitwa Bwana Rebero Emmanuel. Uyu munsi niwe turi kumwe turaganira ku buzima bwe, ariko nanone tuze no kubihuza n'ikipe ya Sunrise muri rusange. Bwana Rebero Emmanuel, tubaha ikaze. Murakoze cyane. Amakuru ni meza na iyi minsi yo mu bihe bitoroshye bya corona, ariko turashima Imana ko abantu bakomeje kwirinda. Urabona ko ibintu birimo biraza nubwo bitaraza neza 100%, ariko nta kibazo. Turaganira nawe ku bintu byinshi bitandukanye, ariko turibanda ku ikipe ya Sunrise muri rusange. Wenda mbere kujya ku ikipe ya Sunrise, Bwana Rebero, wageze gute mu mupira w'amaguru cyane cyane mu ikipe ya Sunrise? Wigeze ukina umupira, wigeze ukora akazi kajyanye gafite aho gahuriye na football? Wowe ku giti cyawe noneho wisanze gute mu mupira w'amaguru? Okay, urakoze. Ngira ngo ukuntu naje mu mupira w'amaguru nsa nkaho natangiriye mu ikipe ya Sunrise ikigera mu karere ka Nyagatare. Ngira ngo nakoraga private sector, nari mu rugaga rw'abikorera. Equipe ije n'ubundi yoborwa n'urugaga rw'abikorera, kugira ngo of course ntago ubuyobozi bw'akarere bwaraje bakimara kujirwamagana bayihereza abikorera, kandi abikorera nari umukozi wabo. Nuko najemo kugira ngo tubimanaginge byose. Biro yari imwe, ibintu byose byari bimwe. Ngira ngo ntangira mbifasha muri ubwo buryo bw'ukuntu niko najemo. Ariko kubijyanye no gukina umupira, ngira ngo ntago nawukinye by'umwuga, ni bya bindi byo kwishimisha gusa, byo kuba abantu barigaga ku ishuri umuntu agakina umupira, ariko nta rwego ruhambaye rwose nabeshya ngo nakinye umupira, ariko ni biraho bisanzwe byo kwishimisha. Twebwe twanatangiye kera kuri za karere, ruhago tuyibonye ejo bundi. Ukurikije n'amateka y'abantu baba baranyuzemo, kubona na ruhago byabaga bigoye, ariko nibyo byo ko twabaga dukina umupira ku ishuri, mwaba mutaha mukamanuka umuhanda wose mukina umupira. Ni ibyo navuga, ariko nta yindi navuga ngo nakinye ku rwego runaka. Umwaka wawe wa mbere muri Sunrise wari ufite izi nshingano? Mwaka mbere ko nafite inshingano nyinshi. Ngira ngo muri komite nyobozi natangiye ndi umubitsi. Equipe ikiza wari SG aza kuvamo, hagira izindi nshingano bamuhereza, mba SG by'agateganyo. Ubwo banku badushaka ko ntabure, noneho maze kuba SG ubwo the second umwaka ukurikiyeho byabaye ngombwa yuko aho nakoraga muri private sector federation bankuramo. Noneho ngira ngo ku buyobozi bw'akarere bafata icyemezo yuko naba team manager, noneho nkamanaginga equipe guhera mu mwaka wa 2. Ngira ngo kuva icyo gihe kugeza n'ubu ndakiri team manager wa equipe. Team manager aba ari umuntu ukomeye, afite ubuzima bw'ikipe muri rusange, abafite byose muri rusange. Ntago Sunrise yatanze inkuru nziza igikinira kuri stade Mabati. Rebero, wari uri muri equipe, watangiranye nayo, wenda umwaka wa mbere mwaragerageje, mwigize no kumara hafi journée 3 niba tarenye nibuka neza muri abambere muri champion. Ariko nyuma gutsindwa n'ikipe ya Rayon Sport, niba nibuka neza, ikipe yatanze inkuru nyinshi cyane, kudahemba, imibereho mibi, byaterwaga n'iki? Urakoze. Ngira ngo ikintu cya mbere twari dufite target ya mbere nka komite nyobozi, nuko abafana bagombaga kumenya equipe. Icyo twakoze, ngira ngo mu mirenge 14 igize akarere ka Nyagatare twazengurutse imirenge na equipe yose. Ikindi cya kabiri twagombaga gukora, twagombaga kugura abakinnyi bafite amazina, kugira ngo abafana babashe kwiyumvamo, baze bakurikiye n'aya mazina bashaka kuyareba. Ikindi nibwo twatangiye tugira umugisha, dutangira pre-season yari yateguwe na AS Kigali. Tugira pre-season, noneho dukora pre-season nziza. Yari season ya 2016 2017.
niyo sezo twatangiriyemo koko nibwo twatangiye ndibuka yuko itariki ikipe igera hano bwa mbere mu karere ka Nyagatare itariki 20 z'ukwezi kwa 8 muri 2016 n'umunsi ndawibuka neza niwo munsi wa mbere yaje nibwo twaronkinze equipe so hanyuma nyuma yaho gatoya ubwo equipe pre-season uko twari twayitangiye equipe yari imenyeranye muri makeya so tumaze gutsindwa na Rayon Sport burya ntago gutsindwa na equipe ntago ari ikibazo ahubwo ikibazo cyarimo byari ubushobozi no kuvuga equipe budget y'akarere yari ntoya n'amafaranga equipe yagomba guherekeza equipe ntitwigeze tuyabona ngo tuyabonere igihe noneho kumanaginga equipe kuko twari tuzi yuko amafaranga tugiye kuyabona ngira ngo zari nka miliyoni 200 ariko akicyari niba akarere karaduhaye miliyoni 60 n'ubushobozi bwo kugira ngo wumvishe equipe abaturage noneho ntibaramenya no kuza kuri stade dukina no ku mabati n'uwishyuye uca mu mabati uca inyuma na za gate collection fee ntitwazibona neza noneho bituma yuko tujya mu kibazo cy'abarwemeza mirimo bagemuriraga equipe muri locale tujya mu kibazo cy'amamaki twatsinze dusaba prime tujya mu kibazo cyo gushaka amarekretoma n'ikindi kibazo cyagombaga yuko n'amarekretoma abarimo no mishahara ibigezemo kandi expectations z'amafaranga twari dufite ntago zabonekaga akarere niba kaguhaye miliyoni 20 urumva miliyoni 20 kugira ngo uje gukoramo rekretoma uje kuzana equipe uje gusetinga uje kugurisha gukora ibikoresho kubona ibikoresho twari dufite byose bijyanye equipment za equipe zose ushake jezi ushake buri kimwe cyose ushaka amabaro byari ibintu bigoye hanyuma ariko with time uko umwaka gicamo nibwo mwumvaga tuhora mu nduru za buri munsi twashobewe ukabona akarere kamwe kaguhaye miliyoni 10 zikaza zikagwa mu muriro niyo n'urwo rugendo twatangiye binakurikiraho n'amadeni equipe yari ifite mbere nari arayikurikirana babantu nabo baza bishyuza so bituma rero yuko equipe yahoraga muri ibyo bibazo ariko ubu muri iyo myaka wavugaga abantu babagenda babigabanya kugeza ku rwego rw'uyu munsi yaho equipe noneho nta bibazo bigikomeye bikirimo cyane nibyo ndacyari kuri stade Mabati cyane hari imikino myinshi mwahakiniye murayitsinda indi muratsindwa tugaruke mu gikombe cy'amahoro ku mukino mwagomba gukina n'ikipe ya PFC umukino mugize no kunganya ubusa ku busa ariko umukino mbere yo kuba n'igihe cya kasa yabatozaga havuzwe byinshi abakinnyi banze gukina abaripotingaga ku maradiyo atandukanye bati ikipe ije guterwa forfait igikuba cyari cyavuye hari n'abavuga ko wari president w'ikipe ya Sunrise ngo yasinye cheque buri mukinnyi amwemerera ngira ngo 100,000 kuri uwo mukino ibyo ni ibinyoma buriya abakinnyi n'abana beza ariko ku rundi ruhande bakaba n'abantu bafite ubwenge cyane bo bumvaga yuko niba APR ije ari wo mwanya mwiza wo kwishyuza of course ntabwo mbihakana twari tubafite amadeni none si match za mbere ko bazikinaga ariko bo bumvaga yuko ngo APR nibije nyine turi bugira ubwoba n'ikipe ntiterwe forfait noneho dukunde tubishyure so bigendinga ntago habaye haje kuzamo ubwumvikane bw'ukuntu bakwishyura ngira ngo icyabayeho match bayikinnye reka mbyite uburaka bayikinnye nk'ikiraka ibyo ntago nabeshya ibyo ni ibintu twaciyemo umuntu dusobanure neza kuko wese yabazi ngira ngo hari amafaranga hari udufaranga dukeya twari kuri konti ya equipe tutari buve mu imishahara yabo so nka komite nyobozi twumvikana yuko noneho tubaherezaho makeya kugira ngo bakemure ibibazo byabo noneho babashe no gukina byafashe umwanya munini wo kugira ngo babyumve abakinnyi bo bashaka amafaranga yabo yose bakavuga bati niba noneho tugiye gukina muraduhereza ariko turaganira kandi tuganira nk'imfura tuza kugira aho duhuriza bakina match ngira ngo ariko ntekereza yuko byaje kurangira kandi bikarangira neza niba atari banga tubara amatsiko mwabahaye amafaranga angahe kuko njye amakuru mfite nuko ngo buri mukinnyi yabonye inote y'ijana ubwo se buri mukinnyi abakinnyi hafi 20 na bangahe babonye 100,000 ubundi ntibyabihwanye na wa mushahara ibyo ni bya binyoma by'umuntu aza kivugira ibyo yishakira ariko ntekereza yuko ikintu twe twabimereye na amafaranga ahwanye na prime n'ubundi twagombaga gutanga nicyo kintu numva twumvikanye nabo turababwira tuti
reka tugena amafaranga twaba turi bubone angana na prime. Icyo gihe prime twatangaga 25,000. Noneho turababwira tuti nubundi nimugende muteri imake buri muntu wese arabona 25,000 bihwanye nubundi na prime babonaga. Abakinnyi nabo ni bya bindi bo babyita gutingisha ikibiriti, niyo terime bakoreshaga, bo bari bukine make ariko batingishaga ikibiriti ngo barebe yuko twabishyura, ariko ntabwo twajya kwishyura amafaranga tudafite, kuko nubundi yose ngo turafite ntiba byarageze hari. So babyending up, erega buriya n'umukinnyi wese gukina nka match ya Sport cyangwa ya APR n'umukinnyi n'ibintu aba yifuza, ariko bo bari babikoze, bo baza kubona realite yuko ngira ngo bakeka ko twabima amafaranga hari, baza kubona realite yuko amafaranga adahari, barabyemera. Bo bakanavuga ngo ubwo ari APR hari undi muntu waturuka uruhande akazana amafaranga bakayabahereza, ariko ntago ari ibyo ntago ariko byagombaga kugenda. Ni muri ubwo buryo twagenze, twabaye amafaranga 25,000 buri mukinnyi bajya mu kibuga barakina kandi banitwaye neza. Undi mukino utazibagirana kuri stade Mabati no mukino mwatsinzemo ikipe ya APR FC ibitego 3-2. Amakuru yari menshi, byavugwaga APR Sunrise na makipe amwe igomba kuyiharira, ariko kuri ya match muza kwitsinda ibitego 3-2. Uriya mukino ngo n'umukino wabavunnye cyane nka komite ndetse n'abakinnyi, gutuganirizeho kugeza mubonye iriya nsinzi. Ariko hari ibintu, hari urujijo rwari mu bantu. APR yitwa APR na Sunrise kitwa Sunrise. Ubwo na makipe abiri atandukanye atanafite n'intego zimwe. Sunrise ni ekipe y'abaturage b'akarere ka Nyagatare, APR ni ikipe y'ingabo z'igihugu. So ibyo ni ibintu bibiri bitandukanye, batanakwiye no kuba umuntu wenda ibundi yaziyumvisha yuko ngo Sunrise ngo oya. Uriya mukino of course ikipe yari ni mu bihe byiza, kandi buriya ibanga riba mu mupira w'amaguru mu makipe matoya, uretse ko urwo rwego tutakirireho. Ubundi amanota bavuga yuko amanota yashaka fazari, ko fazari turu ntago nababeshya yo muri championnat yacu hano muri championnat y'u Rwanda. Fazari turu ibikomeye ubundi utabonye amanota muri fazari ushobora no kumanuka. So ni match twateguraga nkuko twateguraga izindi, ni match twateguraga twumva yuko tugomba gukuraho n'icyo kintu cyo bantu bahora bavuga ngo Sunrise ngo harukuntu yari cyo iyirekera gute. Iba tuba tujya mu kibuga dushaka competition, tuba tuyirimo. So twayiteguye, tuyitegura neza. Abakinnyi icyo gihe ntekereza yuko kote morale abakinnyi bari bameze neza, abayobozi bari begereye babaganiriza, babwira yuko dushaka aya manota. Nta kindi kintu kirimo kidasanzwe, ngira ngo twateguye match, ariko Imana iza no kudufasha biraduhira turayitsinda. Ariko ntago navuga buriya match izatandukana, ntago nababeshya imbaraga gushyiramo utegura APR cyangwa Sport ntago arizo zindi nama ikipe yose, uretse ko ubu ngubu wenda ariyo ni nayo imyumvire ibikwiriye no guhinduka, kuko amanota nta manota 6 ngwa ndabatatu, amanota yose abangana. Ariko ku ikipe nkuru ntagiye kubeshya, hari izindi ngufu zijyamo zo kugira ngo mu buryo muri mentale bw'abakinnyi babe biteguye neza, abayobozi baba bayishaka. Rega ni ibyishimo kumva yuko ekipe yacu yatsinze APR, yatsinze Sport, ni ibintu bishimisha buri muntu wari we wese, nta nutanabyifuze. Rega hari amakuru yani uyu munsi batuganiriza rwose ibigenda bivugwa. Hari amakuru yavuga ko Afande Mubaraka ari no mu buyobozi bw'ikipe ya APR FC ngo yasabye ko nimutsinda ikipe ya APR FC anabereye umuyobozi ngo azabagira ikimasa. Icyo kimasa yarakibahaye cyangwa se ibyo bintu yari abibabwiye koko? Yes, ntago ari ukuvuga ngo Mubaraka Fande n'umuyobozi n'umuntu ukunda imikino. Buriya umuntu ukunda imikino we hari umuntu ushobora kuza ahangaha waje kwirebera umupira gusa nta na equipe afana ni umuyobozi wa APR, ibyo nta wabihakana. Ariko nk'icyo waruvuze n'umuyobozi mu karere, mu ntara y'Iburasirazuba ndetse n'umujyi wa Kigali. Rero kumva yuko ikipe mu ntara abereye umuyobozi ni nkuko wavuga gavana. Ntabwo gavana wenda tuvuge sinzi ikipe afana, ntabwo nizi, ariko kumva yuko mu turere ayoboye harimo ekipe irimo itsinda itera imbere, nawe aba ari amanota kuri we. Ntekereza yuko nta n'umuntu bidashimisha. Rero nawe wenda kuba nge ntabwo ibyo nabyumvishije neza, ashobora kuba yarabibwiye abakinnyi wenda ntahari, ariko kuba yaza kubivuga nta n'igitangaza kirimo. Kuba Sunrise yatsinda APR se nibwo bwa mbere irwamagana ntigeze kwitsinda ibitego 4-2.
angira ngo ntekereza yuko ntago babeshya ikintu afande yavuga ntago yabeshya kandi ntekereza yuko ngira ngo ntago ari kuri iyo match yabivuze iyo twari uyu match yavuze ngira ngo twaranatsinzwe hano ngira ngo niyo wowe ushatse kuvuga ko tatsinzwe 4-2 ubwo rero we yaravuze yuko nidutsinda ari butanga icyo kimaze ariko twaratsinzwe ntabwo ajya kugiduhereza twatsinzwe ariko iyo dutsinda serious irajya kugiduhereza kuko ni ibintu yari yavuze erega ni bimwe umuntu abantu bazi siporo bazi football icyo ari cyo kote morale simwiza nukuzuka ukahereza abakinyi ntibumve yuko nibaje muri iyi ntara ashobora kuza kwirebera imyitozo asanayizi ngo ubwaje wenda kuneka kuko tuzahura na APR no we abari mu kazi nta kazi nk'akandi kuko equipe ya Sanarizi iri mu ntara yobora abari mu kazi rero ntekereza yuko ibyo nta n'ikibazo cyaba kibirimo cyane. Reka tuve kuri stade Mabati rero tunyarukire kuri Gorogota Dairi ni na stade abakunzi bise Gorogota impinduka zabaye izihe Gorogota nta bibazo byinshi bihari turanaganira no ku mikino mwabashije gutsinda Mabati ibibazo byari uruhuri kwimuka kuri Mabati ibibazo mugasa nkaho mu bitaye inyuma mu magambo make wabidusobanura gute? One stade Mabati ni ikibuga kitari cyiza icyo ni cyambere nubwo wenda twavugaga ngo ni imbehe yacu ariko buriya ikibuga ntago kibera kibi umuntu umwe gusa niyo waba ukimenyereye hari ubwo twakinaga kumvura hari ubwo twakinaga kuzuba izuba ryabaga rigavuye ikibuga cyaranyereraga cyane buriya kuruta nuko imvura yaba yaguyemo so ngira ngo stade Mabati yo byari amateka cyari ikibuga kitujuje ubuziranenge cyari ikibuga n'amabati ariko twagira nibihe bitari biza mu buryo buri financial ariko ntekereza yuko kugeza aya masaha stade akarere yego hari budget kaduhereza hari n'abakunzi ba equipe bandi amafaranga baba batanga ku ruhande ariko ntekereza yuko kuva tugeza aha ngaha n'amafaranga twinjizaga kuri gate yariyongereye cyane ku buryo bufatika bituma yuko noneho na bya bibazo twagiraga kuko ntekereza yuko ntababeshye hari ukuntu abantu babonaga abantu bahagaze ariko harimo some spaces umuntu yabona abantu bahagaze akumva yuko stade yuzuye kandi one mu bahagaze kimwe cya kabiri ntibishyuye tu n'abantu kubabona bahagaze gusa umuntu akumva yuko abantu ari benshi ariko nta mafaranga yabaga hari cyekangira ngo nkamaki ya Rayon Sport nubwo twagezaga muri miliyoni zinga stari munsi ngira ngo nka Rayon Sport twigeze kwakura 3 2 ndumva ari amafaranga menshi cyekangira ngo umukino wa mbere Rayon Sport iza mu karere ka Nyagatare ngira ngo nimbone yariko twakuyemo miliyoni 5 niyo batari 6 kuri Gorogota ntekereza ubu nta estimation mfite neza ariko ntekereza yuko nta mukino nibura uwo twabonye makeya nta mukino twajya munsi y'u 500 uzazindi zanyuma zimanuka ntekereza yuko neza ntago twe twajya munsi kubera ari imyibura buryo bw'imyinjirize bari bwiza nta muntu ushobora kwinjira atishyuye ikindi cya kabiri na stade yonyine n'umuntu kumva yuko aje akishyura ari bwicare akareba umupira ariko hari umuntu yabaga ari mu ihema ntutandukanye wishyuye umenshi wa makeya icyo yabonaga ni intebe uza akamuhagarara imbere umuntu akagenda yijujuta ariko ntekereza ko ubu ngubu ibi ni kimwe cyiza umuntu yicaye hano ubureba umupira ntawo gukingiriza ntaki numva yuko ari yo mitandukanire noneho n'uburyo bw'imikinire mu kibuga ntekereza yuko hari byinshi tunashimira n'ubuyobozi bw'igihugu n'ukuri bwabitekereje bukaduhereza stade ntekereza yuko ariyo niyo mentalite y'abakinnyi nabo irimo yuko yumva yuko ntabwo umukuru w'igihugu Perezida wa Repubulika aduha stade yo kuza gukiniraho tugomba gutanga ibyishimo nkuko nk'icyo yayizaniye stade n'ikibereye aha ngaha. Gorogota yabaye Gorogota ijambo kubambara ibijambo ryumvikanye mu mwaka ushize w'imikino ikindi cyabaranze no gutsinda ikipe ya Rayon Sport amajyana amaza niko njya numva abakunzi b'ikipe ya Sunrise bayivuga kaduhere wenda ku mukino ubanza mwabashije gutsinda ikipe ya Rayon Sport ibitego 2-1 cyakoza ngana n'umutoza yambwiye ko atari bwo bwa mbere atsinze Rayon Sport ngo akiye muri Villa yarayitsinze inshuro nyinshi mwabyakire gute gutsinda Rayon Sport mu karere ka Nyagatare kuri Gorogota ibitego 2-1 mwateguye gute uwo mukino? Ku kijyanye n'imitegurire niba twari bukorero kare y'umunsi umwe yiri bukine nk'ikipe nka APR nka Rayon Sport ugomba gukora rukare y'iminsi 2 kugira ngo abakinnyi bajye hamwe
ubashe kuba controllinga bagire n'imyumvire imwe bumve ko ari mu kintu kimwe. So ari ngira ngo ntekereza yuko ari abakinnyi ari ubuyobozi, ntekereza yuko ngira ngo yaba n'umuyobozi w'intara yacu gavanubwe, yaba umuyobozi w'akarere, mbere yuko twigeze gutangira shampiyona, ikintu cya mbere basabye abakinnyi na staff technique nuko nta equipe igomba gutsindira Sunrise ku kibuga cyayo. So icyo ni cya mbere cyari mu bintu byari mu mitwe y'abakinnyi, yuko uko byagenda uko ariko kose, niyo yaba ari yare, niyo yaba Barisa, niyo yabiki ko nta maguru abiri, mwese murangana, nta urenze ubundi, nuko hano hanze ushobora gutsindwa. Ariko ikintu cya mbere gavana yari yasabye abayobozi nuko abakinnyi nuko nta nota na rimwe rigomba kuva hano. So byari byagiye mu mitwe y'abakinnyi bijye no mu mitwe y'abafana. So gutsindirwa hano wasaga nkaho habaye yindi skandal idasanzwe, ariko ntekereza yuko Imana yaradufashije, match tuyitegura neza nk'ibisanzwe, abakinnyi bari bameze neza, nta mvune twari dufite, match turayitsinda kandi bigenda neza, abaturage barishima. Ni nacyo cya mbere rwose ubundi mu ntego za mbere za equipe, ko abaturage kwishima cya mbere barishima nuko twatsinze Rayon Sport. Ku mukino wo kwishyura mwabashije gutsinda nawo ibitego 2-0. Amakuru acicikanye Sunrise nta muntu horoza hano iherereye, bamwe batiri mu mujyi wa Kigali yaharaye, abandi mu by'ukuri ubundi igihe abantu twese twari twababuze mwari muri. Okay, Olivier reka nkubwire, Rayon Sport ikundwa n'abantu benshi, n'abayihereza amakuru ni benshi. Ntekereza yuko ibyo byo ni rwose icyo bavugaga byo ni 100%. Ntekereza yuko nta muntu waruza aho Sunrise yarije. Twari twibereye hano Nyagatare, twagiye gukina mu gitondo ariko tugenda kare. Icyabayeho ni kimwe, twabyutse mu gitondo cya kare tugenda, ariko abantu benshi bari bazi ngo twaraye Kigali, uretse ko naho twari turi Nyagatare nyine ntago ariho abafana bari bamenyereye. Hari ukuntu abafana bamenyereye ngo kipira baza bakayibura. Rero muri iyo myiteguro niyo mpamvu abakinnyi twari twaba mentale kababwiye tugomba gutsinda iriya kipe arere dukora amateka. Icyo kintu umutoza yari yabibasabye, mureke dukora amateka. So aho twabyutse kare turabyuka turagenda tujye Kigali, aho twaruhukiraga turaruhuka, tujya mu kibuga match turayitsinda. Ngira ngo ntekereza yuko wenda nubwo utakimbajijeho, Moses Basena yafashe umwanya we nk'iminsi irenga 3 areba match za Rayon Sport. Niba hari ikintu yari yize buriya Basena, niba hari ikintu kimworohera no gukina na equipe nkuru kuruta uko yakina n'ikipe ntoya. Buriya we amakipe makuru yapfa kumutsinda ntibyoroshye, ariko yari yayize ikipe yayibonye neza, biramworohera kuko no mu myitozo yarazaga gukoresha imyitozo ijyanye n'ukuntu bazakinura mukino. Cyari cyose ko Basena ntekereza yuko yamaze hano iminsi irenga 3 abakoresha imyitozo, kandi byari byiza cyane. Abakinnyi biba ngombwa yuko bamaze kumva philosophe ye. Rayon Sport ikina umupira wo hasi, itangirira imikino mu bintu rero Basena yari yize Rayon Sport neza. Ni nk'iyo tugira amahirwe no kwajemo covid tugahura na APR, basi ntago yari kudutsinda. Ibyo ni ibintu nkubwiriya, ntago yari kudutsinda kuko niba hari ikintu Basena yari yamaze kureba, buri ko yasinziraga yarabyukaga akareba match za APR avuga ntizatsinda. Rebero hari ikindi kintu cyavuzwe cyane kinakomozwa ku mukino wa Kiyovu Sport yabatsinze hano ibitego 2 ku busa, niba nibuka neza. Havuzwemo Mwuka muri equipe, nubwo bitavuzwe cyane, ibibazo bya ruswa muri rusange, abakinnyi bamwe batangira gushinjanya ngo bagurisha imikino, muza no gutsindwa match ku maherere. Abayobozi bakuru banaje, nabonye guverineri n'abandi bayobozi bakuru bari hano, ariko mutsindwa match bisa nkaho umuntu atabona uburyo bisobanura. Ikijyanye na ruswa muri equipe namwe mwabikomojeho koko cyari gihari? Anewe baca umugani ngo ntanduro ivugira ubusa imusozi. Ukurikije n'ibimenyetso uko twagendaga tubibona, bishobora kuba Kiyovu itaraje ngo itange ruswa wenda ku mukinnyi runaka, ariko hari ibintu abakinnyi nabo bashobora kuba bamwe muri bo suspect
bashobora kuba basa nkaho bari babetinze uriya mukino. So twebwe uburyo twagire twabifashemo n'amakuru twabonye nuko ikintu cyari kibyihishe inyuma, harimo abantu bari babetinze uwo mukino banatanze amafaranga yabo, bituma yuko baza biba ngombwa yuko hari abakinnyi bagiye bacamo gending up match twitsinzwe, ariko urebye ukuntu twatsinzwe umukino twe tuwufite mu ntoki, ariko uburyo twawutsinzwe natwe ntabwo tubizi. Anyway, ibya football bishobora kuba football igira ibyayo, ariko ntekereza neza yuko ntago byari kure y'ukuri. Hari ababaye victime rero, of course nta rugamba rutagira akajoriti. Ibyo nta rugamba rutagira akajoriti. Izo suspects zose hari n'abagaragazaga ibimenyetso, kuko ibihe twarimo ntago byari ibihe byoroshye, ariko ugasanga tumaze gutsindwa make, umukinnyi agiye nko mu kabari amazemo iminsi irenga ingahe, abakinnyi icyo gihe ngo twe tutarabahemba ukwezi. So wabiriretingana n'ibivugwa ukabisanisha. Rero buriya rega sinabyiza, ntago ari byiza. N'inama nagira abakinnyi, biba bigoye kuba ikipe iratsinzwe abandi bagiye kwishimisha, biba bishatse kuvugisha iki? No kuvuga nta mutima ufite wako kazi. So n'abakinnyi kumva yuko niba watsinzwe ukumva yuko nyine watsinzwe, ariko nta mpamvu wenda maybe wenda umuntu ashobora gutsindwa akanywa izo nzoga wenda kugira ngo makimura imuvemo n'agahinda karangire. Abantu bateye ukuntu gutandukanye, ariko kuvuga ntago ari byiza ko equipe yatsinzwe abantu bamwe bajya kwishimisha, ntago bisa neza. Kandi already twariretingaga n'ibyo ari byavuzwe tukabisanisha n'abavuzwe, ntago byashe neza, nibyo bamwe baviremo iyo victim yo kuba bakwirukana. Ni byinshi cyane watuganirije, waduha experience yanyu kuri stade Mabati, kuri Gorogota, ariko nereka tugiye muri iki gihe champion ntiri kuba ku isoko. Hari uburyo mwitwaye, mwaguze Celestin, mugura Mpozembizi Mohamed, mwongera amasezerano kapiteni wanyu, akubundi Kawunga katunamukomozeho. Twari twamubuze muri kiragiye, yashakwaga n'ikipe ya Kiyovu, ikipe ya Rayon Sport, andi makipe menshi namushakaga. Kawunga tugiye kubona gutya umunsi umwe cyangwa ibiri, telefone ye ntiriho, y'umugore ntiriho, umuturanyi Kawunga bikavuga ko ngo mwari mwaramushimuse mu mwaka telefone. Ibyo ntago ari byo, ntago washimuta umuntu. No mu bihe twarimo ntago byari byoroshye, kuko abantu ntibagendaga, wenda at least ubwo umuntu yanagenda. Ariko ntekereza yuko Kawunga ni umuntu w'umugabo, ni umuntu uzi kwifatira icyemezo. Amakipe yaramushakaga, umukinnyi w'umuhanga wese, nta kipe itamwifuza. Yari yatubereye kapiteni umwaka urangiye, ibintu byari bimeze neza. Buriya ntago equipe gutakaza inkingi za mwamba zayo ntago byari byiza. Babo Samson yaragiye, Kawunga ntago yagombaga kugenda, kuko wasangaga hari abantu equipe bayubakiyeho. Yego equipe ni equipe, ariko hari ab'ingenzi equipe bayubakiyeho. So ntekereza yuko twaramuhamagaye, harimo n'abayobozi bacu babaga mu mujyi wa Kigali. Ntekereza yuko twaravuganye kandi baganira nawe, bamwumvisha impamvu yagaruka kaza mu rugo ahantu yari amaze imyaka 3 inesore. Byatumye agira n'icyo kintu cyamukuriye kugaruka, ndetse ari ubuyobozi bwa equipe cyane bwabigiyemo bwose. Hari amakuru avuga ko yavanywe mu mujyi wa Kigali we n'umudamu we n'umwana wabo Gisa, azanwa kwa padiri president wanyu, ngo haba iminsi nk'itatu rwose abayeho neza kugira ngo abashe kubasinyira amasezerano. Oya, ibyo ni ibinyoma. Ntago ingendo zari zemerewe gukorwa muri icyo gihe. Twari muri covid, ntago byari byoroshye. Ibyo ni ibinyoma. Uretse ko umuyobozi we yego yaradufashije, ntago nabihakana ko atadufashije, ariko ibyo kumuzana Nyagatare ntago byabaye. Mutandukanye na Babo Samson, ngo turi no kugera wenda dusa nk'abagana no ku musozo w'ikiganiro twanagiranye cyane. Mutandukanye na Samson Babo, mwagiye mugira amahirwe kugira bataka, mwagize Otomara Alex, mugira Jire Ulimwengu, n'abantu babafashije, haza ba Samson, abo bose baragiye. Kuri ubu ngubu rero amakuru ahari nuko ngo Jire Ulimwengu nkamaze kumusinyisha amasezerano y'imyaka 2. Hari umugande yitwa harya MUBYO ya Fesi ngira ngo we
nigeze sinze nigeze nabivuzeho yafesi we ibiganiro bimeze neza numva yuko yafesi azasinya azaba umukinnyi wa Sunrise ntabwo arasinya ariko we ibiganiro ubu bimeze neza numva yuko nta n'ikibazo gihari ariko ku bijyanye na Jiri ibintu byavuzwe byo bisa nkaho ari ibihuha natwe tutazi aho byavuye ni ibintu byaje byikubita mu matwi yacu erega ikiba gihari kuvugisha umukinnyi ntago bimeneka ko wamusinyishije Jiro ni mwe twaravuganye ariko bisa nkaho ibiganiro byahagaze no kugeza amagingo aya ubwo rero niyumva ashaka kugaruka mu rugo azatubwira ati nimureke ngaruka ariko kugeza ubu ngubu byo ibyajire nta kibazo ariko ntekereza yuko na yafesi ni umukinnyi mwiza umuntu ushobora gutsinda ibitego birenga 6 muri shampiyona ya Uganda uri mu ikipe itari nakomeye cyane reka mvuga itari nakomeye cyane kandi ni umuntu umutoza Basena yabonye neza ntabwo ari umuntu Basena yatuzanira koko Basena nawe afite target muri equipe arizo twamuhaye ntabwo rero yajya kuzana nawe umukinnyi utari mwiza ntekereza yuko 100% ni umukinnyi irambagirijwe na Basena ndetse yabifashijwemo n'abandi bantu biwabo nabo ntekereza yuko yafesi bazamwumva aho dukomeze kuri Basena yashakishijwe n'amakipe atandukanye ibyo binavugwa urumwe mu bantu bakunze kwitambika hari n'abagushinja ko wagira ngo Basena ni mukuru wawe cyangwa se ni papa wawe Basena kuki mu mukomeyo kuki murira buri gihe iyo mwumvisha ari nk'umuntu ushatse kumutwara mufitanye izindi projet zirenze umwaka umwe musigaranye Olivier urakoze Basena Rwanda buri hari ikintu Basena ni umutozo ukuze Basena twaramubonye uburyo twamubonyemo nitwebwe tubuzi mu masezerano twagiranye nayo nitwebwe tuyazi ibyo twavuganye nibyo tuzanye na Basena so ntekereza yuko nta nubwo Basena Sunrise yamuza kujya hashaka ariko buriya ikintu ngiye mukundira cyambere ni umuntu wumva kandi ibyo mwaganira bishyira mu bikorwa Basena twari dufitanye contract y'imyaka 2 ikintu ngira ngo cyari muri contract ye cyatuma agenda yari equipe y'igihugu ikipe y'igihugu nicyo kintu yadusabye cyonyine iramutse imuhamagaye iwabo Uganda iramutse imuhamagaye yagenda nta n'izindi negotiation ariko inde equipe yashaka Moses Basena igomba kuzikaganira na Sunrise nta kipe twigeze tubona iza ngo iganire na Sunrise naduhaye Moses Basena of course kumvikana nawe ni cyambere no kumvikana Sunrise hari ikindi so rero mu makipe yose yavugwaga nta equipe yigeze yumvikana Sunrise izitubwira iti tuzanye turamushaka nubwo wenda aba ari free koko ugaramutse agiye nawe hari ibyo amategeko yabagena ibyo byari biraho ngaho ariko guhamagara se guhamagara nde wabuze umuntu kugenda umwana ushaka kujya iwabo ntiwamubuza rero ntekereza yuko Basena niba yumvaga ashaka kugenda ntabwo Sunrise yajyaga kumubuza uretse ko yajyaga kuyihereza ibyo amategeko yagombaga nta kindi ibyo rero guhamagara se wabuhamagara Basena nta mwagent agira ntaki so gusa hari byinshi agomba gukora muri Sunrise ibyo twumvikanye nawe ubwo rero igihe bitaragerwaho Basena bari bamwibagiweho turi kugana ku musozo rero ikiganiro twagiranye na team manager w'ikipe ya Sunrise hari byinshi yatuganirijeho hari n'utubazo wenda tw'amatsiko bigera bivuga umupira w'amaguru wacu ugira utuntu twinshi tuvugwa ku ruhande niba nibuka ku mukino mwatsinze APR ibitego 3-2 uwo mukino hari amakuru avuga ko ngo hari abasore banyu baraye mu kibuga kuri stade y'Amabati barimo abakunzi banyu babafana banyu tuzi ngo baraharaye rwose buracya ariko mana yanjye ibyo ni ibintu abantu babeshya wararamo se uraririye iki ukora iki ubu se muri stade ahangaha waharara uraramo ukora iki reba mbese icyo gicuku cyose ibyo ni ibintu abantu babeshya anyway iyo myumvire ngiye simba shaka no kuyumva no mu mutwe wanjye ibyo kuvuga ngo hari ni ibintu abantu baba babeshya nta nibyo nzi rwose nkubwijije ukuri kose ibyo nta nibyo nzi pe mane umukino wabahuje n'ikipe ya polisi ku bwa Gatera Alphonse urayibuka mwatsinze ibitego 2-1 ku Kicukiro sinzi niba wibuka kwa Gatera Alphonse mikoro ntago ari ahari ariko makuru dufite ngo nuko mutoza Gatera yabwiye abakinnyi ati ni munsindira imanche ngiye mfite miliyoni yanjye kuri konti ndajyana nyiretire mu yinywere kandi n'amakuru
bite ibyo bintu bishobora kuba byarabaye no we ntago ariko byagenze ni ya motivation gatera yaje muri equipe nta mikoro yari ifite cyane ariko ubusanga hamoze siwe ntabikora base nawe yerga uburi umutoza agira uburyo amaneginga abantu be kuko ntangase gatera ntashobora nako base ntashobora kuvuga ngo umunsi ndiri make wenda bataka ndabahaye cyangwa aba defenseur ndabahereza byarabaye yarabasengereye ntabwo mbihakana yarababwiye ati polisi ni ikipe nabayemo ntekereza yuko ari ryo jambo yakoresheje ni mumbabare mu nsindiri make niturangiza ngira ngo yanabaye n'ibihumbi 300 ntago ari miliyoni yarayatanze muri stera ngira ngo hari ahantu twagiye Ireme ku gisimenti arabagurira bararya baranywa barataha barishimye ntekereza yuko ibyo byarabaye ariko ni umutoza wese ni nkuko waba ufite umwana ukavuga uti mwana wanjye n'ubu wa mbere ku ishuri nzaguhemba ibyo nta kibazo rero cyaba kirimo cyane katugane ku musozo hanyuma mwarangije ku mwanya wa kangahe harya wa karindwi Sunrise uburyo yitwaye ku isoko byikora byose muri rusange sa nk'uduha ishusho ya Sunrise tugiye kubona muri uyu mwaka w'imikino ugiye kuza iyi shusho equipe umwaka ama equipe afite n'akazi gakomeye ntekereza yuko equipe izajya guhura na Sunrise izabe yiteguye ko ifite akazi katoroshye icyambere ndabihera ku mutoza buri mwaka wa mbere yarataramenya shampiyona neza uyu numwaka azi neza shampiyona ukwite yamaze no kuyibona ni numwaka azi neza ukuntu ama equipe yiyubatse cyo ni icyambere ntekereza rero yuko neza uyu mwaka equipe turiteguye imyanya twagendaga tubura base nagendaga recommendinga akatubwira ati ngiye mfite icyuha hangaha umushakira abakinyi bafite karite zinezi mfite icyuha hanaha umushakiriza karite ntekereza yuko equipe arimo arayubaka nubwo atarasoze 100% ariko uyu mwaka ntekereza yuko ari equipe Sunrise iri mu equipe azaba komeye nongere mbisubiremo azaba komeye kurusha imyaka ine yabayeho kandi bazabibona ntekereza wenda kubivuga gusa biroroshye ariko bazabibonera mu kibuga ibikorwa bazabibonera kuri stade ngira ngo ntekereza yuko intego ntago yahindutse ntekereza yuko Gorogota ni Gorogota nta kipe izava aha hantu ibyo babyiteguye ndetse noneho niyo ntego dufite ni wabo tuzajya tuhasanga tubatsindireye muri kipe ishaka igikombe kimwe mu bikinirwa mu Rwanda erega ubu si kindi twaba dukinira niki erega buriya kuki se bameyaze ntago bahiga uturere ntiduhiga erega idafite umuhigo buriya nta kintu bukoreraho private companies zishyiraho target bakavuga ngo nutageza kuri percentage umukozi turamwirukana natwe rero twarahize twumvikanye n'umutoza icyambere bisa nkaho ari ibintu bitatu uyu mwaka by'ingenzi agomba kuzagenderaho kuduhesha igikombe kimwe mu bikinirwa hano mu Rwanda ikindi cya kabiri no kuzamura impano z'abana bakina bo muri aka karere ikindi cya gatatu no ku identifyinga identity y'umupira Sunrise igomba gukina kuko twasanze habamo guhuzagurika buriya umutoza umwe araje akinwe style yiniye undi araje akinwe style yiniye ntekereza yuko mu bintu ubuyobozi bwasabye basena nuko agomba gushyiraho identity y'umupira wa Sunrise mu myaka na Nyagateke twaba turiho twaba tutakiriho umuntu wese ni Burayi akajya avuga ngo style y'imikinira Sunrise niyi umuntu yanayibona waba wicaye nahanga ukavuga uti iriya niyo style ya Sunrise ibyo rero ni ibintu basena umwaka wa mbere ngira ngo yabijya dushaka yuko mu myaka iri imbere iyo identity ya Sunrise igomba kubiriho atari kuvuga ngo umutoza umwe aragiye basena ashobora kugenda ariko muri ko kurambagiza umutoza ibyo bintu nabyo bizajya bigenderwaho kugira ngo wa wunduje atazica ya identity y'umupira wa Sunrise. Urakoze cyane bwana Rebero Emmanuel team manager w'ikipe ya Sunrise ku kiganiro duhaye sinzi wenda mu masegonda make mba mutima za wenda icyo ushaka kubwira abakunzi ba NGO TV ndetse n'abakunzi b'ikipe ya Sunrise muri rusange. Ngira ngo nanjye ndabashimiye cyane kubw'uyu mwanya duhaye no kuvuga kuri Sunrise ngira ngo ikintu nabashishikariza nuko gukomeza twirinda kugira ngo iki cyorezo kirangire tuze tugaruke mu kibuga turagikumbuye pe ikindi ngira ngo ntekereza yuko umunsi byakunze ko abantu bagaruka muri stade nuko abantu bakomeza bagashyigikira stade bakaza bagashyigikira equipe yabo naho kubijyanye na NGO ngira ngo namwe turabashimiye ubwo ibisigaye n'abandi no gukora subscribe
tugakomeza twese tugatera imbere cyane. bakoze cyane. Ni naha dusoreje ikiganiro cyacu, mbibutse gukora subscribe nanone kandi kuri NGO TV muzajya mubona byinshi, munamenye byinshi cyane muri domene zose z'ubuzima zitandukanye, sport, politique, imibero y'abaturage n'amakuru yihuse kandi y'ukuri. Murakoze cyane.